Mabuja. Noneho amakuru ndayazi. Ndababonye bari kumwe. Sonia na boss. Ndababonye neza bahagararanye. Sonia ari kubwira Mabuja. Njye ndababonye. Bicaye hano ubanze guha amakuru neza. Bicaze n'iki? Njye ariko ndababonye. Ubonye ndena vuga utuje. Ni ukuvuga ngo mbonye Sonia. Uvuze ngo ndabaza ngo uvuze ngo iki? Zamu kararo. Ndashaka unsobanurire ibyo wavugaga. Genda sibyo genda. Kiki garuka. Nguki? Garuka. Nyine nuko nashakaga Mabuja nje kuvuga ikibazo mfite. Mbanaje kurukira ibyoga. Genda nyine. Kuki wakumenyera nuko iki? Ne. Kuki umukozi wawe umusama kumenyera? Urabona? Uriya muhungu namubujije kunze. Sibyo? Muza kugenda mubuza kunywa ibiyoga ariko rwose ararengera akazinywa. Ahubwo buriya niyongera no gukora ikosa tuzamusimbuza. Tuzakirukana. Azigurwa nande? Ndabizi se nyinzi bahazikura. None se yavunitse kare akagura ataragiye. Azigurwa hano kuri gate cyangwa arasohoka ajya hanze? Wanjye nigeze no kumusangana agacuma. Agaki? Agacuma byumvikane ko abari kumwe rwawe. Aba yasinze. Ahubwo se njye nzira mu ntebe ajya aza kwicara mu ntebe. Niyo nshuri ibyo vuga niki? Ibyo ndwa umuntu uvuga ko Sonia n'iki byo. Gusegera mbese ibyo mbire kusa ambwiye usanze nibuge nibere kuri telefone. Shenje ntabwo namwumvise. Ni gute ngiye mwumva ndi mu cyumba wowe mwejyaye ntumwumva? Narindi bizereko narindi kuri telefone. Numvaga avuga ngo Sonia sinzi uwo muri bari kumwe kusimbyumvishe neza mbyumvishe gushuka. Abana bashondanye sasa. Dore ko bameze nk'intuze nk'utunyoni. Cyangwa inkoko. Ariko burya abakozi ni nk'abana. Sibe nzabivamo ko. Njye ndeberera abakozi njye mutwanjye njye no mu byo bakoze ngo bapfuye. Yesu ugomba kubikora kuko mwekomerekeje undi wewe wabyishyura. Wabisobanura. Kiracyo kiba cyana. Wajya kuvuza wajya kugira gute? Cyokatsemba kiba cyana sinzi. Rero nakomeza kurangira nzashaka undi. Sejerere ka nkubaza. Uyu mujinya no wazamuza. Cyangwa ufite nanga umuntu umenyera umugore. Sakariko. Menyera umugore se kira gicucu cyamenyera gite. Reka tugenda tugikubita imigeri ku mabuno. Basuseka. Tuyo. Ya nago ngukundura kayamaze. Goshyira kabizo. Yes. Nabikizaza. Aha. Oya gashyira nta kibazo. Uraho neza. Utuye nangaha. Urabatuye. Nta muhungu cyangwa umugabo. Ubona ameze nk'umugabo. Bita Juma. Ubu ndangira ahantu ari. Yego. Umeze gute? Ngewe uwo nshaka ni umugabo gutya munini, gutya wenda kuba mugufiya, mbese ubona w'ibigango. Yego. W'igikara. Bamwita Juma. Mbabarira umbwira ahantu yaba atuye. Mbabarira unjyane. Rero urabona nzi kuba ndi hara muri zira karitsiye gutya. Niho ndabikorera. Umugabo wenda ushobora kuba twarakuta. None se ufite telefone ngo unize ufite imuza akanimero kanje yampaye. Kanira Gako kudafite. Handitseho nimero. Mbabarira. Bamwita Yego bamwita Juma. Sinkomporeze noneho tuzishyiremo umuhamagara. Allo.
nari naje rega nari naje ubu ngubu ndahangaha nahise fata moto iranzana inshyitsa ahantu kuri sitasiyo mbona bari kunyweshamo esanse nyine si mwahise mumbwira ngo nifate moto se ngo mutuye ahantu hafi ya sitasiyo nanjye hano hantu ntago mazi hano nuhagana he bahita ngo iki urumva ukuntu bimeze n'amafaranga nashiriwe umva mubwire ko wazamutse usa nk'ujya mu mujyi yego ukaza ugakomeza usa uvuye Nyabugogo itike yaho natanze amafaranga 700 yego none ngo naje gukora iki none se siko wari wambwiye yuko ushyigikiye ko ngomba kuza kubasanga hano muri Kigali tukareba umwana wacu Juma none ndasubirayo gute rero umwagenti hano hari umwagenti abona hano ruguru uzamutse gatoya namubona hari umwagenti reka nze ngende yego reka nze ngende njye gushaka uwo mwagenti hanyuma rero uhita umuhamagara unyoherereza amafaranga rega nuko mbona bibaye na nijoro ntabwo nzahana ubundi burare pe ijoro ryanyiriyeho njye kuri uwo mwagenti uramubwira Halo? Yakutse. Halo? Yakutse. Ndangira uwo mwagenti bari hano haruguru. Urabona hano? Yego. Urazamutse gatoya. Ariko ubonaga hano akazi ka MTN. Yego. Kari ibiryo bwawe. Urakoze mwana wanjye Imana iguhe umugisha. Urakoze. Lucas. Meze neza? Ndi kunywa icyuma ushaka. Nyine umeze neza? Urambwira? Umeze neza? Meze sawa. Sure. Ndabona bitari bimeze neza. Peter. Umesha gusinda. Mbere wacu nshaka kuba mu mujyi. Mvuye kuvugana nawe noneho. Kambanze nywemo. Wawe ngo Agiye kuza mu mujyi. Agiye kuza mu mujyi. Ariko ndashaka umuzani wanjye. Si buriya anabashobokana ntabwo byashoboka. Ntabwo ibyo byo byashoboka, ntabwo byavamo. none se ibikoranye. Okay. Agiye kuza i Kigali ariko ntabwo twabana iwanjye. Ana ntabwo bashoboka. Ana umugore wanjye Ntabwo byashoboka, ntabwo babana. ndamuzi agira amahane. Nanjye njye shaka kunkubita. Ajya afata mu mashingo. None se urumva ugiye kugenda gute? Niba wumva agiye kuza Kigali ntabwo ko ahita asubirayo rero. Ibyiza rero ibyiza.
araza azadusura hariya ari wawe nyine. yego ariko ntabwo azaharara Ntabwo bashidikana agomba guhita asubira iwanyu. azahita asubirayo bamenye agiye gusinda Simukasi. Umeze neza. gusa ngomba kureka inzoga kugira ngo naza azasange ndi umuhungu mwiza Nawe uri umuto wamenye. kandi na Juma buriya aramutse amenye ko njya nsoma ku cyuma Mbese urumva wowe uravuga ngo ugiye kureka inzoga n'ubundi mbona azakubasha. aka niko kanyuma nabwira ngo Juma buriya Juma ndamwubaha mukuru wanjye arushaka akamwaka kamwe gusa ariko ndamukunda ndamwubaha iyo ababaye burya mba numva nashyira hasi ku butaka akangenda hejuru kugira ngo yishime akane kumubabaza Wowe nimba wumva ufite uwo mwanzuro usibye ko bitagushobokera kureka agacupa, nimba wumva wabishobora, nimba ariko uko mbibona wazibishobora. Peter aka kabwakazi kararyoherera Nzaba ndeba ibyawe. Nzaba ndeba. ngaho mbwira wanshakira bikize Rero ikintu gushakira nagiye mu cyaro mvugana nawe mukecuru amafaranga ibyo yanyatse byose naramuhaye. Sibyo? ntabwo ndi kukumva neza Ndi kukubwira nti telefone umbwire wasinze Lucas. Wasinze? fata telefone unterefone umbwire Tuza wumva ibyo mubwira. Niko nyumva neza. Nakubwiye ngo wa mukecuru naragiye turavugana. Inde? Wa mukecuru Cecilia. Cecilia? Aya Cecilia ni wapi? Cecilia. Tayari? Mbwira Nagenda mubwira gahunda zose, ibyo yansabye byose nari muhaye amafaranga n'iki byose. Arangije ambwira ko umwana yareraga ari uwa mukuru. Kandi ndetse n'umwana yagiye hanze. yasohotse Oya. Tayari? Yagiye hanze mu bihugu byo hanze apana gusuka no. Cecilia yagiye hanze. Oya. Umwana yareze wa mukuru. Niko mbwiye. Umwana yareze wa mukuru. Niwe wagiye hanze. Muno uri kubyumva? Ariko ntamubwiye. Umuntu usahaza aje kumubariza. Azamubwire ko umwana ari tukujyana neza. Erega nubwo nasinze ariko nzi ubwenge ngo azamubwire ko umwana yareze ahari ariko we yambwiye ko uwo yareze ari uwa mukuru kandi akaba yaragiye kuba hanze. Wabyumvise noneho? Uri kunyumva neza? Cyangwa n'ujye mu mubwire? ongera usubiramo numve. Nakubwiye ngo ya gahunda yose narayikoze, amafaranga ndayamuha, ambwira ko umwana yareze ari uwa mukuru we ndetse agiye no kuba hanze. Anambwira ko mubwira ko uzaza amubaza azamubwira ko umwana bana uri umugabo rero buriya niba ari uko bimeze ngiye kubana n'agakobwa kanjye nuko bimeze. ngiye kubana n'agakobwa kanjye ka Orunera
yakazana hariya tubanye. ese bizashoboka Nibitanashoboka ku neza bizashoboka ku nabi. uretse nitabira nandaje uretse gatumba Umugore wanjye shamupanga iki cyangwa sha Peter tuzibarangura eske ariko umugore wanjye muvugana iki sha Peter? Eske nushaka kujyana nifitiye Sharon ndamukunda akora cya Sharon n'undi wakirongora Sharon ndamukunda Peter jyana sha jyana nzagumana na Sharon nasinze ariko nasinze Leta, Salamu. ese kuki utafunze? Ubuze ngo hari bwinjire. Nta muntu wahinjira Nuko Serge, na n'ubu ntabwo ndamuzi. Ndahamagaza. hanyuma se teta bitebye. Wari Twari dufitanye gahunda uyu munsi yari buze kongera amahoro kubera ko ari umushuti we wenda akaba yanagira niba aza hano ari. Ahubwo se we wabuze akagira ari amakuru yawe ufite. nzabifite. Ariko se bimaze kuba igihe kingana iki? Nawe atataranga. Hashizeho iminsi 5. Ni wowe musore mwe. Iminsi 5 ukamuca uranga wisigiye mu ntebe. Kuki utamushaka se? Ese ubu ngubu ndahangaha ntamuzi. Ntabwo ntagize nashakisha hasi ndamuzi. Hari nawe ngo umwuzukuru wa Ngenzi. None wagira ngo bigende bite? Ngende ntugire ikibazo, sibyo? Ndaza kujya kumureba, ndaza kumushaka. Urumva? Hanyuma meanwhile, kuko ndabona situation yahangaye itameze neza, tugiye kuba tubana hano muri iyi minsi kugira ngo maze ndebe kwihutira ku murongo. Urabyumvise? Ndabyumva. Ibindi byo nta kibazo, ndaza kuza kureba uburyo nabikora. Ntabwo mbizi neza, ndakoreka. Juma! Juma! Hey, Juma! Juma, uri he Juma we? Hey, Juma! Yeah, Juma! Yeah, Juma! Yes! Yeah, Juma! Juma, uri he? Yes, Juma! Juma! Yeah!
Juma, 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 Juma. Yeah, Juma. Juma. Yeah, Juma. Yeah, Juma. Yeah, Juma. Juma. Yeah, Juma. 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 saa 11 za mu gitondo ndaba ngeze hano wowe ikintu umufashe ni kimwe bwiye rose njye nkunda kuryama mpemye urumva n'umugabo ugeze gucya kubera ko umuruta nyine njye ibyo bishyugeranyije nawe arahita barakatana njyewe ako nuryama hemye ashaka kuza agahita agira gucya akavuga ati kirahemye agahita agenda uri kumva ni wumva ndatwara funguzo ngenda ahita mfungura ndagerageza saa 11 ndageze hano sibyo kuri naseri shamba barira n'ukuri de simeruka mu rugo umuntu nasanga wa muhungu wanjye ibintu byose gera narambuye cyangwa yaranagiye urumva nakomeza nkicara hano gutyo gusa cyane ntabwo ari ubwa mbere nakwinginze sinukakamenya ubwira ati warakize va muri runo rugo ukunge wigende sibyo ese wowe ubuzima ubayemo hano urabwishimiye ntabwo mbwishimiye ndi kubikorera wowe none se ni mbyemere kuri kubikorera njyewe sibyo Ana ari bukingure kiriya cyumba yinjira asange njyamyemo hano nturimo ese ubwo kubikorera njyewe ntabwo uri kumva igana ndabizi ngiye mu masaha y'igitondo nyine mpamvu mbikubwiye ubwiye system ara mu masaha ya mu gitondo kubera akazi ko kasi atarajya mu kazi uri kubyumva agihari ntabwo ageze ngo yicare araza umva se araza agafungura hariya akarunguka nyine gari ko nyine ndyamye agatongera akagenda ngiye narabivumbuye saa 11 zibura nk'iminota urumva muri cyo gihe barumva ari gukubura hano nibwo bari hano araza agafungura agatungurwa agatongera akagenda ntabwo ari bwirwa bitekereza none nabyuka karakambura ndavuga ko nanagiye ngiye kandi nkubwiye ngo ndagerageza ndahagera mbere yawe ana aza ryarese utangira gukubura hano ryara ndakikunda so ni wamba bari kanyumva ntabwo nkumva ishara urabizi ko ubufasha unyatsi ubwo ari bwo bwose iyo bushoboka ndabugu ariko ubu ntibushoboke ugere kumva mubwire subize ndaza kugura amayinite basi y'ukwezi ndakugura amayinite se urangura amayinite y'ukwezi ariko nagura bumaya bombi uko kwezi ase usoni ubwenge zimfite ibintu byose turi dupanga ubuse ko ahereka ariko uvuga ngo bazafata ko bigeze ngo bataramfata bindi dufata hari ubwo ko ndi muzima ntabwo zikondiraga ntabwo yamfashe no aha ariko none se ngiye wabonye ndi muzima kandi ikintu umenye ko niyo yakishuta na nk'ubu ngaho bigeze Lucas ntabwo ashaka kumwemera yuko anagukoroza aho bijenye aho kugira ngo anakwirukane menya aho gari nawe wanagenda menye ko erega udufasha ibintu byinshi nge na Lucas we byumva ahubwo n'ubu ngubu abona amasaha yageze bararyamye wakaretse njyewe ahita ngenda urumva ukubona ntundagira ntambaye imyenda yawe n'izi silipa urumva nuhura na zamu ntabwo abizi kuri hano zamu kandi iyo yacetse nugira amahirwe ugasanga yagiye gusinda yatangiye gusinda abayicara ku gipangu mwabwira ukuntu uri gusohoke ye nakubwira ngo ntabwo ugenda cyashaka kwiberaho ukagira ngo mbabarira ntawe mfite wo ukabwira uburyo kubigenza banza mvuga uburyo kubigenza njyewe ndagenda nyomboka zamusaba yicaye handi kuri gate yanyomboka nimbona zamahari ndongera garuke sibyo ariko nimbona adahari nanjye ndatansuka nirukanka mu gitondo urinjira ute okay yakaramu jya wandikisha iri hehe dore kuri hano mboneka gusa ku muti n'ibitabo
dore ngibi mva ubwire tujye kubigenza kumva wowe nyandikira nimero zawe hano muri hano mu biganza byanjye uri kumva njyewe ndagerageza uburyo ki bwose ndi buguhamagare uri kumva kuko uri mu hano nyine nawe uze kugerageza uburyo ki undebera ko zamahari uri biteye nyinshi gute urufunguzo uzaba watwaye erega ibintu byose ntabwo biri bushoboke cyangwa uri kugira ngo nabwenge mfite imfunguzo ebyiri banza mve nkubwire nako muzabivuge Lucas afite urufunguzo rundi kandi urabizi ko ufite nyine rwa rufunguzo ntabwo mfite hano urumva rurimo hano hanyuma rero njyewe Lucas ko n'ubundi urabizi neza yuko ibintu byose mpango wacu abayizi ntabwo nanjye ngiye kumbwira ko njye kujya ngo ntabwo yabyanga ni kubyumva njyewe ndaza gushaka uburyo ki ndi mubwire aho ngomba kumucira umugenzi amutambisha imitwe ubona umumama hano kugira ngo utahava anatakugura ahubwo njyewe ndahamagara Lucas ni kubyumva ari we mu gihe nasanga azamari hariya ari buri buncungire sibyo ahubwo iki andikamo hano nimero kuvuze se kurahamagara Lucas nimero zanjye ubundi urazimaze upfa kuzandikamo erega n'izawe ese kuki uri agatelefone kawe andika gahoro kakimara uri kunsharura nimero zuruzuye byamanye isigo ry'amahoroza uburyo asanga isigo ry'amahoroza ubundi urabona nawe ninjira arabona byamanye sinakubwiye ngo hera hemba hera aha anari mubona iki kibuno manura ha hera amaguru aha asemera gutya aha sawa ndakumva naguhamagara nibita muceceke ndeni bwo bwa nyuma mufashije sawa ikintu nanje kukubwira ni uko gukorana n'umuntu utizera undi n'ibindi mukorana se mutizera wowe nabonye ntabwo nyizera jewe kandi murashaka kugira gute ngiye kubivamo ngiye kubihagarika ubushize nabonye ukuntu navuye hano wamfashe cyangwa wantukinze wagize ute kandi njye kuri nkuzi gukorana n'abantu babiri batizerana ntabwo biba bikunda nagusigira ikibuga cyawe urumva wifuza ko nizera bidakwitse ibyo ushaka nkubwisha ukuri nagiyeyo nsanga Ozire niwe wari muri salo nashakisha uburyo ki bwose njya mu cyumba kwandika njagajaga icyumba cyose buri hantu hose kandi mu cyumba kwandika ntahazi umuntu ari inshuti yawe ubuzi buri kimwe kiwe cyose ntabwo ari ubwa mbere nari ngiyemo ntabwo ari ubwa kabiri ntabwo ari ubwa gatatu inzu yose narayijagajaza narabibuze umva ushaka amafaranga pe urabizi ko nta mafaranga ndi hasi narakira ariko ikintu cyo gukorana n'umuntu mutizerana oya ntabwo byakora oya ibyo ngibyo ndabyumva soshi ushobora kuba nararengereye bagukanda cyane sibyo rero siko bimeze umura noneho ngiye kujya mwizera buhoro buhoro sibyo bizagira igihe biza ntabwo ari buhoro ni cyane oya kuko bizagira nanjye igihe biza ndabishaka noneho icyo ugiye gukora urakizi se womeka ugashoka ko ugumye mu mukino kubera yuko n'ubundi ni ukuri nuramuka unavuyemo kubera ko urabizi ko ngukunda no kuva na kera uramutse uvuyemo urarisika kubura ubuzima bwawe kandi sinifuza kubona
wabura ubuzima sibyo rwose wabuze ubuzima byambabaza cyane sinshaka kwicuza icyo cyaha Rega nanjye ntabwo nshaka kuvamo. Impamvu navuga ngo nshaka kuvamo ni uko utanyizere kandi njye nawe ndagenda nkwizera buhoro buhoro ariko wibuke nyine akantu iyo kunuramo ko navuyemo ushobora kwizika kuba ubuzima bwawe sibyo ushaka gusubiza ko ngukunda se wihangane rero ugumyemo aho kugira ngo ubure ubuzima wagwa mu kintu sibyo ibyo nta kibazo ngiye nshaka amafaranga mbere ntabwo niyo andaje string kugeza muri aka kanya rero nta nubwo ukiri no kuri pozisiyo yo kunegosiya amafaranga wahembwa cyangwa ugiye wayahembwa kugeza muri aka kanya ibyo mba ngeza kubwira uri mu biganza byawe nta point de négociation n'imwe ufite nubikunda uraguma mu mukino nutabikunda urava mu mukino uvuye no mu buzima icyambere cyo wisabiye urabyumva nubikunda uraguma mu mukino nutabikunda nabyo urava mu buzima ko mubwira ukareba hirya watubishije hari ubuzima hari n'akazi byose ugomba kubihamana ntabwo uzata akazi kuko udashaka kuba ubuzima rero icyo usabwa we komeza ukontorore gahunda yose aho kugira ngo ubure ubuzima bwawe rero nyina cheers urabizi ko ngukunda bikwiye Sharon naje nasinze Sharon yes James Sharon kandi ibikoto ndabiryamana n'utanyitaho Sharon asike suko wasendera kujitanyuma Sharon wariye ko ndi waramutse Sharon ibi bintu nzabishobora Sharon mwana nkunda urangehera ubushoboki cyane akunda wansko eske
cyane kandi gushaka ariko kumva hose sha kuri kumva sha ni Sharon, mi surya Sharon. No, Sharon. Uncle, Uncle,